Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food, dukorera i Nyamirambo mu Miduha, Fast Food Delivery na Catering. Uyu munsi rero tugiye guteka kawunga karyoshye gasa neza, kandi ngiye kubabwira uburyo twagateguramo tukanakabika kugeza icyumweru gishize, ugenda ufataho ako ukeneye ukongera ukakabika. Reba ino video yose urareba uburyo witegurira kawunga mu gihe ugakunda, uzakarya buri munsi, ntuzakabura ku biryo byawe. Nawe niba utagakunda ukagateka muri ubu buryo, ntabwo uzongera kubura kawunga ku biryo byawe bya buri munsi.